twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiranye kuri Dawidi TV. Imana iduhane umugisha. Hanyuma turasuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana ibagirire neza. Hanyuma wowe ugiye kubana natwe aribwo bwa mbere, wakora kuri subscribe kugira ngo tujye tuguma kubana mu biganiro byacu bya buri munsi bisohotse. Imana iduhane umugisha. Hanyuma reka dusome aya magambo turasanga mu gitabo cyo Kuva. Ntabwo turi buze gutinda, reka tuyasome. Reka dusome aya magambo turi buze gusanga muri iki gitabo. Reka duhere ni mu bice bibiri. Imana ishimwe. Tugiye guhera ku murongo wa 8. Hari amagambo avuze ngo, umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina. Uwo mwana, umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati, nuko namukuye mu mazi. Amen. Hanyuma Imana ishimwe, tugiye kuganira Mose. Nubwo tugiye kuganira, ndagira ngo nongere nkwibutse, Imana iyibonye ko uri umunyamumaro irakurinda. Igihe cyo kuvuka kwa Mose ntabwo byari byoroshye. Mu kuvuka kw'iwe abahungu bavukaga muri icyo gihe barapfaga, baricwaga. Ariko kubera ko Imana yari ifiteho umugambi Mose, irangije iramuhisha. Hanyuma Mose avutse, nyina arangije, umwami arangije atekereza impamvu abo bahungu b'icyo cyiciro batapfuye. Imana iduhane umugisha kandi Imana y'amahoro idushyigikire. Ntabwo Imana rero iyo ibonye ko uri umunyamumaro, Imana irakurinda. Imana ishimwe, ikurinda ibona ko uzaba umumaro. Ugira ngo nubwo uri kunyura mu ntambara, ugira ngo nubwo uri kunyura mu bibazo, nuko Imana izi neza yuko uzaba umunyamumaro mu minsi iri imbere. Reka tuvuge amin. Waba umunyamumaro ukagirira igihugu umumaro, waba umunyamumaro ukagirira umuryango uvukamo umumaro, waba umunyamumaro ukaba umunyamumaro ahantu hose. Ku mateka, kuri iki gihe cya Mose, mu kuvuka kwiwe yabaye umunyamumaro mu gihugu, ndetse aba umunyamumaro mu gihugu. N'amagingo n'aya turacyasoma inkuru za Mose ukuntu yabaye umunyamumaro. Imana iduhane umugisha kandi Imana itwambike imbaraga. Hanyuma rero Imana irakurinda kubera ko ugomba kuzaba umunyamumaro. Haleluya. Rero umuntu uzaba umunyamumaro, ibyago n'amakuba, imiruho, intambara, amarira, mbese ibintu byose biraza bikamwikubitaho, kubera ko Imana iba yaragushyize ku gipimo. Imana iba yarabonye ko ushobora kubyihanganira. Imana ntiyakoresha injiji, kandi Imana ntiyakoresha uwitatoje. Imana ikoresha abo yatoje. Imana iduhane umugisha. Hanyuma Imana ishimwe, Imana ikoresha abantu yatoje, kandi Imana ikoresha abantu yashyize ku gipimo. Imana ishimwe. Hanyuma uyu Mose, amateka ya Mose ni maremare. Imana ishimwe kandi Imana itugiriye neza. Hanyuma Mose Imana igiye kumwiyereka, ngo arangije igihe kimwe, ngo umukobwa wa Farawo aratembera ajya ku mazi. None se kwa Farawo kapusini ntayabaga, iwabo n'amazi yabagayo, ibwami urumva n'amazi yabagayo, nta mugezi wari uhari. Ibwami hari amazi, hari ibintu byose. Ariko umwuka w'Imana yari yagendereye uriya mukobwa, aramusanga, biba ngombwa yuko atemberera kuri ariya mazi. Mu kuza gutembera,
nuko byari ngombwa ko Mose uko byagenda kose agomba kubona ubutabazi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana itugirire neza, amaze kugenda ngabona akato kagendaga kareremba hejuru y'amazi ku nkombe y'uruzi, arangije arakitegereza, agafasha akireba abona harimo umwana. Akimara kubona uwo mwana, arangije ahamagaza nyina amaze kumuhamagaza, ahamagara uwo mukobwa. Nyina yari yamubwiye ati, wa mwana w'umukobwa we, genda ujye hariya witarure, ujye kureye urebe icyo Imana iraza kumukorera. Imana ishimwe. Uzi ko nubwo uba uri mu ntambara, haba hari abantu bari hafi yawe bashinzwe guhita bakuramira igihe ugiye kugwa muri izo ntambara. Imana ishimwe. Hari abantu Imana ijya yohereza ku rugamba, hari abantu Imana ijya yohereza mu ntambara urimo urarwana, hari abantu Imana ijya yohereza cyagiye umwuka ugiye guhera. Abo bantu bakaza hafi yawe kubera ko aleluya iri guteganya kuzagukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe. Nibemere ko imambe abo bantu ni marayika w'Imana, Imana iba yohereje kugira ngo agutabare muri za ntambara. Hanyuma Mose umukobwa wa Farawo aramuhamagara, aramubaza ati, mbese wambonera umuntu wazanderera aka kana, yazakura nkazamuhemba? Ye baba we, Imana iduhana umugisha kandi Imana itwambika imbaraga. Iki gihe rero arangije nta kindi cyakurikiyeho, yaravuze ngo rwose namubona. Umwana asubirana na nyina. Imana ishimwe. Amaze kumurera, amaze gukura, niko guhamagaza nyina, niko kumuhamagara, aramumushyira. Umwana ajya kuba ibwami. Haleluya, haleluya. Imana yagombaga kurinda Mose. Impamvu yagiye ibwami yari ari kugira ngo Imana imwereke ukuntu ibwami haba, ukuntu ibwami haba hameze. Yagiraga imwereke ukuntu ibwami bambara, ukuntu ibwami barya, ukuntu ibwami bagenda, ukuntu ibwami bavuga. Abayo byo byose abibamo, abinyuramo. Imana ishimwe. Ariko amaze gukura, Imana burya rero ni urukundo, irangije ibimukuye ibwami. Amaze kuva ibwami, byari iki rero? Umva wa mumaro twavugaga ushobora kugirira umumaro mu gihugu urimo, ukagirira umumaro aho utuye, ukagirira umumaro mu bubana nabo. Imana ishimwe. Bivuze ngo bica mu bigoye, ariko umunyamumaro ararindwa. Umunyamumaro ntabwo agwa mu ntambara. Umunyamumaro ararindwa aho muherereye hose, mumvugire ngo amina. Hanyuma nawe komera, iyatabaye Mose na n'ubu iracyahari, iracyakora. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ufite intambara urimo urarwana nazo, ariko nuko Imana ko yabonye ko uri umunyamumaro, humura ntabwo uzazigwamo. Imana yakuzaniye umuntu uhagarara hafi yawe utazatuma ugwa muri izo ntambara. Imana iduhana umugisha. Hanyuma twihuse tudatinze, igihe kimwe ngo Abisirayeli bari muri Egiputa bari gukora imirimo y'agahato, Imana ibihagurukije Mose mu gihe cyari gikwiriye. Aleluya. Inkuru za Mose mwarazisomye, murazizi. Muzi uburyo ki yagiye muri Egiputa, muzi uburyo ki yagiye kubakurayo, muzi ukuntu byagenze, ukuntu abanyegiputa bakurikiranye Abisirayeli, ukuntu byagenze bageze ku nyanja. Imana rero nta kindi ikurindiye mu ntambara, ariko bari kubakurikirana. Muzi uko byagenze. Imana bakigera kuri Yorodani, Imana ibwira Mose, arangije arabambutsa, bambuka wumutse. Abanyegiputa mu gihe barimo barambuka, bacyambuka baba bageze hehe? Muri ya mazi, aturuka epfo anaturuka ruguru, arihuza, birarangira. Hanyuma nubwo nawe ufite intambara muri uru rugendo, ndetse nubwo hari awavuye ariko bakaba bakiri kugukurikirana, ukaba ugifite abantu bari kugukurikirana, reka wiyambukire. Impamvu wowe urimo uragenda
ufite amakuru, icyo ubarusha ni amakuru, urabarusha amakuru aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Aleluya cyane. Imana iduhana umugisha. Iyo ngeze muri izi nkuru rero mureke mbanze mbabwire, ewana mba numva nongeye gufashwa bundi bushya, nkasa nk'umuntu wongeye gukizwa bundi bushya, nkamera nk'umuntu utangiye gusenga aribwo bwa mbere. Aleluya cyane. Imana reka mbanze mbabwire, Imana iratangaje ngo nuko maze bakimara kwambuka bari bazi uko Abisirayeli bari kugenda, ariko Abanyegiputa baraguma kugenda. Mvugira ngo amina cyane. Irangije kuko Imana yabonye ko Mose igomba kuzamugira umunyamumaro kabisa. Imana nawe rero, nawe uri umunyamumaro mu gihe gikwiriye, uri umunyamumaro mu gihe cyawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha kandi Imana itwambika imbaraga. Hanyuma Mose arangije Abanyegiputa bamaze kugera hakurya, Abanyegiputa bagiye gutangira kwambuka. Abanyegiputa mu gihe bambutse bakigera muri Yorodani, amwe aturuka epfo andi aturuka ruguru, arangije arihuza, birangirira aho ngaho. Amina. Ubundi ijambo ngira ngo wongere wumve, nawe umere nkanjye byibuze wumve ko Imana ari umubyeyi. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Umunyamumaro, Imana imukoresha ibintu bicanga abantu. Ubundi umuntu w'umumaro Imana imukoresha ibintu bicanga abantu, imukoresha ibintu biyobera abantu, imukoresha ibintu bidasanzwe, imukoresha ibintu abantu aleluya, batabonera igisubizo. Imana ishimwe kubera ko uri umunyamumaro, kubera ko watoranijwe. Ariko Mana mumugire ngo amina cyane. Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Ariko ndimo ndagenda ndafashwa, nawe ahantu werereye byibuze wongere nawe ufashwe, kuko wamaze iminsi ubabaye, umara iminsi udaseka. Nubwo bwacya wasanga bamaze iminsi, wasanga waraye ubabaye, wasanga mu myaka yawe umaze utarigeze ugira n'ibyishimo by'umunsi n'umwe. Amen. Warahoze ubabaye, komera cyane rero. Hanyuma rero Imana iduhana umugisha, ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, kubera ko urimo kugendana ibanga cyangwa ijambo rya nyiri ijambo. Imana iduhana umugisha. Reka abantu bagukurikirane n'ingabo, ariko nyamara nubwo bari kugukurikiza ingabo, hari iyo wavuganye nayo. Haleluya. Ufite amakuru ya nyiri jambo. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu afite amakuru yagenda yumva akomeye, iyo umuntu afite amakuru yagenda yumva akomeye. Hanyuma ngo Mose, Imana imugirira neza n'Abisirayeli kugira ngo abazumva amateka y'icyo gihe bazavuge ngo dushingiye ku Mana yakoze ibi, natwe turi abagabo bo guhamya kwigira neza. Amena cyane. Hanyuma nanjye ndi kukubwira ngo ufite ingabo nyinshi zigukurikiye, ufite ingabo nyinshi ziri kugukurikirana, ariko reka mbanze nkubwire, izo ngabo nyinshi tega amatwi wumvira ijambo. Ufite abantu bari kohereza amahembe, ufite abantu bari gutega hirya no hino, baragutegesheje, batanze ibiguzi bitagira umubare, ni buri munsi ntako batagize, bakubariye amezi, ayo mezi urayarangiza, bakubarira imyaka. Reka mbabwire, aho bageze nibarekeraho, umva aho bizarangirira ni kuri Yorodani. Ni hehe? Ni kuri Yorodani. Ariko Imana iguhuze n'umuntu ufite amakuru yawe, Imana iguhuze n'umuntu yahagurukije, Imana iguhuze n'umuntu yatoje, Imana iguhuze n'umuntu yanyujije ku gipimo, Imana iguhuze n'umuntu yanyujije mu bikomeye. Haleluya. Iyo ugendana n'abakomeye nawe ubukomeye, iyo ugendana n'abakomeye nawe ubugira ute? Ukomeye. Ukigenda iyo uri kumwe n'ubundi hari ikintu kijya kinezeza. Iyo uri kumwe n'umuntu w'umubosi akagenda
akigera ahantu akigambira kugira icyo afata, akibaza. Wowe ntiwabaza kubera yuko yajya kubaza ngo uriya mwenda nangahe? Nese wowe urabaza? Nta kintu ufite, uraceceka. Wumve karakubwira ngo nawe reba makagukwiye cyangwa urebe ukuntu biragenda. Imana iduhana umugisha. Hanyuma bivuze iki? Iyo uri kumwe n'umuntu ukomeye nawe ukomeye, Imana ikoherereza umuntu, ikoherereza abantu yatoje. Imana iduhana umugisha. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Ibyo byose nkubwira tegereza bizarangirira hehe? Kuri Yorodani niho bizarangirira. Imana ikumera umugisha, kandi Imana wowe uteze amatwi iki kiganiro ikugirire neza. Imana igushyigikire. Reka dufatanye gusenga muri iri sengesho. Imana duhane umugisha kandi twiteho. Uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga.